uwo wavuze ngo umukene ni nk'umusazi ntago yabeshye. Ngiye kubagezaho inkuru yabaye hano i Nairobi umwaka ushize, nyuma ya yandi nabagejejeho y'umugabo wabaga mu giti. Geoffrey Musiliya ni umuyobozi ushinzwe isuku mu mujyi wa Nairobi. Umunsi umwe rero kugenda asanga uyu mama bwamukereyeho aryamye ku muhanda. Mbura rya mbere yamubajije ati wowe uri njyewe ni iki kintu wakwifuza ko nagukorera? Undi kubera kwibera ku mihanda abura icyo amusubiza. Ati nguhaye amahirwe ngo ugire ikintu kimwe nsaba, ni iki kintu wansaba nagukorera uyu munsi? Ati nka koza. Yumvisha koga ararira ati ntago nshaka koga. Ati ngwino nkujyane muri dushe rusange za leta woge, maze nkujyane muri salon de coiffure bakwiteho, mushakira imyenda mishya, maze nyuma nshaka aho nkujyana. Abanza kumugora kuko ubu ngubu nibwo buzima yaraze, nta bundi yashakaga bundi. Aramugora ariko nyuma apfa kwemera, baragenda. Ajya imbere undi nawe ajya inyuma, aramushorera. Baragenda amugurira imyenda, mujyana muri salon de coiffure, maze nyuma mujyana muri rehab aho bamukuramo ibiyobyabwenge byose yafashe. Dore bahura uko yari ameze, dore nyuma ukuntu yaje kumera. Niyo nkuru ngira ngo twinjire muri ukuntu Geoffrey Musiliya ari umunsi mwiza. Nyuma y'amezi 6 yaramujyanye muri rehab, dore uko yari ameze. Ati papa araje kunsura. Urabona n'ubundi ibiyobyabwenge byari bimukimurimo. Uyu mama akaba yitwa Joker, abasubiza ajya kubereka aho arara muri rehab. Ukipata kama wewe unaweza wa nyuma y'amezi 3 yandi aramusura. Ako fiti? Ako top? Amuoni vile msichana ameng'ara, amedunga, ako sawa kila sehemu, ako sawa. Ona ako sawa msichana. Kama kuna miaka ngapi kumukoreshereza amenyo, none icyo cyari gikurikiye. Bitakora kwamamaza nabyo byamukoreye banza kubona kuko birahenda. Aramukorera amenyo, dore ko nasigaye ameze noneho. Twatangiranye mubona ukuntu yari umujanka yibera ku mihanda. Hanasigaye yishimye, ari kuvugana n'abana be, ari kubasuhuza. Noneho apanga n'ukuntu yabahuza. Abana be bari bamaranye imyaka 7 badaherukana. Wumve ngo imyaka 7 yarataye abana yibera ku mihanda, atazi aho baba, nabo batazi aho aba. Yarishwe n'ibiyobyabwenge, yirirwa yiryamiye hariya mu mujyi ko mwamubonye yamusanze Geoffrey. Abana basaba imbabazi. Umva byaramarira, bararize imyaka 7. Mbukuntu Geoffrey amubaza ati aba nibo bana bawe? Ati abana ati niwe mama wanyu? Ati bose baranyibuka. Ati urabizi ko yari we mama wawe, uramwibuka? Ati yego. Bararira, byari biteye agahinda. Ati ninjye mama wanyu? Ati muri munze? Ati ninjye mama wanyu. Bisubira ku mihanda nk'uko baba bameze. Ati uyu niwe mama Joaquin mwabonaga? Ati abanyakenya, ati mumuha akazi hano, none aratangiye kumushakira akazi, none yabaye umuntu muzima. Ati ninjye mwabonaga ko nahinduka? Ati ubu none narahindutse. Ati mwama akazi. Umva Imana igira neza, yaje kubona akazi muri hoteli. Ati babwira ubuzima wabagamo. Nuko atangira kuvuga adresse yaho yararaga. Ati niyorosaga agafuka. Ati gafuka niyorosaga. Baraseka. Ati ako gafuka ati ndakaze. Ati niko nagusanzemo. Baraseka. Yaje kubona kandi kazi mu yindi company ko kwibera brand ambassador. Ati turashimira Geoffrey Musiliya hano yakuye umukobwa. Ati natwe tumuhaye akazi ko kutubera brand ambassador, akazajya twamamariza. Urabona uwo muntu ni uwo muntu babisobanuye gufasha umuntu wabonye aho yamufashe guturuka akamufata ukuboko kugeza mugejeje kuri level y'abandi bantu.